abanyeshuri bambonaga bwa mbere banyibazagaho byinshi cyane ariko kenshi cyane bamwe barazaga bakagenda bamenyera kenshi bakaba n'inshuti zanjye maze abantu benshi bakunda kubimbwira sometimes twavugana no kuri phone twahura face to face ugasanga ndi umuhungu ariko kuri phone wajyaga ngo ndi umukobwa niba akajya bacira umuntu urubanza kuko ntago baba bamuzi kubera yuko nanjye sometimes ushobora kumbona physically ukabona ukavuga ati physically uko mbonye kumva uranyanze ariko akenshi wowe wanyanze akenshi utangiye kumenyera urankunda kuruta uko wambonaga niyo mpamvu ntabwira ngo abantu ibintu byo gucira abantu urubanza bitewe n'imiterere yabo na physical appearance zabo ntago ari sawa nta ngaruka byangizeho uretse ko nyine sometimes nejo bundi kwa gatanu nibwo natambutse kwa muzehe wa Tabara nuko nsanga bataranye umata nanjye niki gitaramo sinagitangwa nuko muzehe wa Tabara aterura ati bana wanjye rero mwibuke ko iki gihugu ari kimana bamo gitatse imitaka itemba itoto gitonze umutuzo kandi iyo mitaka izagitaka iteka naturubyiuko twaraho tutamashyikacikaci tukiriwe muri uwo mwanya mwiza cyane nuko rwatubyaye abasabye ijambo nuko nawe ararwanjye mba numva ndi umuntu nk'abandi nta kibazo mfite ndi umuntu nk'abandi kandi n'umuntu ujya wipanika cyane avuga ngo ari kumva nyine ngo yenda nitange nk'urugero nkanjye Watch, share, and spread the word. Subscribe today. Baha ikaze rero mwese mukomeje gukurikira ibiganiro bya ZTM TV n'ibiganiro bitandukanye. Uyu munsi kuri kamera cyangwa se imbere y'amaso yanyu muri kubona umusore. Reka tangire rero twibwira ndetse anatubwira icyo tuje kuganiraho ni muntu ki ubundi icyo nakubwira nuko subscribe kuri ZTM TV kugira ngo ibiganiro bitandukanye bijye bibasha kukugeraho. Nguhaye ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Witwa nde nyine mbese muri make tubwire urinde. Murakoze nitwa Metusera niyo nsaba. Ubwo se imyaka ari ngombwa ra? Imyaka si ngombwa cyane. Metusera niyo nsaba uyu munsi twagutumiye dufite imaramatsiko cyangwa se kwimaramatsiko ku bibazo bitandukanye tuba twibaza ku muntu wumvisha soundinga ijwi rirasoundinga nyine ukuntu ni gute ndi kumva risoundinga ukuntu gute nge ntago ndi kubyumva nyine rirasoundinga gikobwa sisters voice ntago ari we wa mbere ubimbwiye maze abantu benshi bakunda kubimbwira sometimes twavugana no kuri phone twahura face to face ugasanga ndi umuhungu ariko kuri phone wajyaga ngo ndi umukobwa rimwe na rimwe hari nk'umuntu mpamagara nkavuga ati duhura aha ngaha ataranzi cyangwa bakaba yarasanzwe mbona ku ifoto sometimes ifoto hari ifoto nyine zikugaragaza nyine ukuntu nyine tu ugasanga nyine ndi umuhungu agahita asa nk'utunguyemo ukuntu ariko ntabiba bikaze cyane ibi bintu nta ngaruka byakugizeho mu buzima busanzwe yego nta ngaruka byangizeho uretse ko nyine sometimes nkitangira nko ku ishuri ntangira segonderi abanyeshuri bambonaga bwa mbere banyibazagaho byinshi cyane ariko kenshi cyane bamwe barazaga bakagenda bamenyera kenshi bakaba n'inshuti zanjye. Hari ibintu byaje by'abantu cyangwa se hari ibintu bizwi by'abantu babana cyangwa bakundana n'abantu bahuje ibitsina cyangwa ugasanga nk'umusore ni umuhungu babivuga muri za mvugo zitandukanye wenda nawe uzi ibyo bintu waba ubizi cyangwa waragize aho uhurira nabyo kubera ijwi ryawe nuko uteye? Ndabyumva ariko nyine njyewe usanzwe ndi umukristo kandi urumva ko niba mubyibuka neza abiga ijambo ry'Imana byarimbuye Sodoma na Gomora urumva ko ibyo bintu bigendera kure cyane rwose ntago nta nubwo nabibonera umwanya. Nta muntu waba waragerageje kubigushyiramo wenda ariko wenda bikanga ari uko wamubujije bitewe n'ukuntu umeze wenda? Oya nta muntu urigera binsaba.
ngo tubwire urugendo rwawe rero rwo kwisanga uvuga gutya n'isura rwose yawe wakeka ko uri umukobwa bitewe n'ukuntu usa none n'ukuntu wakomeje kubana nabyo. Ese n'ubundi ni icyo wabwira ku bantu bandi baba bashobora kuba bafite ubudasa ku kintu runaka ariko ugasanga wenda ntibashobora kubyakira? Njyewe ku ruhande rwanjye mba numva ndi umuntu nk'abandi, nta kibazo mfite, ndi umuntu nk'abandi kandi n'umuntu ujya wipanika cyane avuga ngo ari kumva nyine ngo yenda nitange nk'urugero nkanjye imyaka mfite nakabaye mvuga ijwi riri hadi nyine nk'abandi bahungu bose. Ahoko ugereranyije na mbere ubu ngubu rimaze kuza, ahubwo ubu ngubu nsigaye mvuga ikijwi ahubwo kikibazi. Ubundi kera ubwo wavugaga gute? Kera navugaga akajwi kari soft cyane, gakeya nyine ku buryo nyine n'umuntu wese yumvaga ari ijwi ry'abakobwa. Hari ipfunwe ujya ugera ku ijwi ryawe se? Kuba tenda nshaka ko riba rimeze gutya. Oya, ijwi ryanjye ndishimira Imana uko yari impaye, ntago navuga ngo ngiye guhindura uko Imana yaba yapanze kure mu muntu. Ngiye mbishimira Imana uko yandemye, buriya hari impamvu Imana yandemye gutya. Hari icyo ujya umaze ijwi ryawe se? Hari n'abastubwiye ko uri umuhanzi uri n'umusizi, mbese bimeze bite muri make? Nanone iri jwi nanone hari byinshi rimfashamo. Ubu mvuga imivugo mu buzima busanzwe, nabitangiye mbikorera ku ishuri, ariko samutaye hari n'abampamagara bakamibira nko mu bukwe nkajya kubavugira imivugo. Nagiye natendinga amarushanwa agiye atandukanye, mfite na certificate mu bijyanye no kuvuga imivugo. Ngaho wenda dusangize ku muvugo ubundi tugenda twinjira mu buzima busanzwe. Ndenda nk'umuvugo waba uheruka cyangwa se wakumvuje hafi? Navuze myinshi cyane, imwe n'imwe nyine kubera ko aba ari myinshi, imwe n'imwe utagenda utakibuka, ariko reka mvugeho gatoya. Yego. Ngiye kuvuga ku muvugo witwa Umwari, ndavugaho ntago ndi buwusoze. Yego. Ndavuga no kundi muvugo witwa Ubumwe bwacu. Yego. Ubumwe bwacu. Ubumwe bwacu ntwaro y'amajyambere, musingi usigasiye iterambere, we mahoro asize isano, nohe gihango cya gihanga. Sugira usagambe isano iduhuza, kwirakwira ngo byiduhetse, dukorera hamwe mu muryango, gukemura ibibazo mu mahoro, bikomeze b'intego yacu. Iyo mvugo ubumwe si igisingizo mba arimo nsingiriza abansumba, ahubwo mba nimo ndasobanura ntasobwa, umunyarwanda wese asobanukirwe neza igisobanuro nyacyo cyo kuba umunyarwanda. Ubunyarwanda ni ugukunda umurimo, ubunyarwanda ni ugukunda u Rwanda, ubunyarwanda ni ukwitabira imiganda, ubunyarwanda ni ugukunda igihugu. Uwo ni wo muco udafite ico ikabitemereza udatambutse imahanga. Ururimi rwacu ruraduhuza maze rukaducengera rwose, nuko tukicara mu gacaca tugacoca amagambo tugacaye amacakubiri yari yaraducengeye, maze tukongera tugatarama ku byahoze. Kera bakava amahanga bataraza, twarasangiraga mu mutuzo, maze imisango ikarikesha, tugaseka tukisanzura nta kibazo, kubera umwe budatera ubutindi. Ariko bakava amahanga baraje baratuvangavanga, baducamo amacakubiri, badutatanya ubudatuza kugeza kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Nuko abanyarwanda bicana ubwo ngubwo, ya Rwanda nziza ihinduka umuborogo, cya gihugu cyatembaga amata n'ubu kigihinduka amaraso. Nuko nabireba nkagira impumu ngahungetwa, bikantera intimba iminsi yose. Ariko ubu ndashima leta y'ubumwe n'ubwiyunge yagaruye amahoro iwacu i Rwanda, maze abanyarwanda twongera tugaturana tugatumirana, nuko igihugu kikongera gutemba itoto kumwe byahoze. Nejo bundi kwa gatanu nibwo natambutse kwa Muzehe wa Tabara, nuko nsanga bataranye umata, nanjye n'iki gitaramo sinagitangwa. Nuko Muzehe wa Tabara aterura ati, bana wanjye rero mwibuke ko iki gihugu ari cy'Imana ibamo gitatse imitako itemba itoto, gitonze umutuzo kandi iyo mitako izagitaka iteka. Natwe urubyiruko twaraho tutamashyikacikaci tukiriwe muri uwo mwanya mwiza cyane, nuko rwatubyaye abasabye ijambo. Nuko nawe araterura ati, rubyiruko rw'iri Rwanda mutera umugongo abapfa baboshya ngo mutane n'urwo rwababyaye, kuko nicyo gihugu cyabahetse. Ati Rwanda nziza ni igihugu bigiraho guhanga, kikaba ubuhanga buhanitse burenze, kikaba gitatse n'udusozi twiza dusa n'uduseke, akabyo byiganje muri urwo Rwanda. Yari umusizi ujya mu misango idasa n'isanzwe, agaseruka se kasabana, agasesengura insanganyamatsiko, akagaba inganzo hirya nino. Niyo nsaba Metusera. Komeza ujye mbere, guma harya mu bisigo baravuga ngo guma cyangwa ibyo niko numva bavuga. Habora tubwiye bibiri nicyo kindi undi wo ndavugaho gatoya, nta kibazo. Ni umuvugo niste Umwari. Umwari. Ubu nserutse nseka nsabana nsesengura insanganyamatsiko, ngaba inganzo hirya no hino, neruye ngaba hose ari umusingi we usigasiye umwari. Sibikabye si ukubeshya, si imitako si imyiryo, ndimo ndakuvuga nk'uwakubonye uri umwari, yewe mwari ubereye u Rwanda.
irinda abaguhohotera bitwaje iryo hoho ryawe kuko ejo bazaguhemukira bakagusiga iheruheru nuko iherezo ryawe rikaba umuruho. Erega simba riseka risabana, vuga oya kuko nzabitekereza bizagusiga bitewe nuko witwara ugasigara uri mu rugo ubonye uwaguhemukiye yigaramiye. Umwari, reka kwishinga iyo mishinga idashinga zitazashyira ugasigana imishumi y'amashati. Nako ngako mvuze kuri uyu nguyu. Guma kuri uwo nguwo. Umuvugo nawe ushishikaje watuye abari. Mu buzima busanzwe nyine tubwire Metusela ni muntu ki? Njyewe nari nivuze ariko ntago Metusela ntago navuga bundanyije kwiga segonderi ubu ngubu. Mu buzima busanzwe nize amateka ubuvanganzo n'ubumenyi bw'isi. Mu buzima busanzwe ndaho tu. Numvise ufite inganzo ishikamye rwose ishitse. Igihe kizaza binkundiye yagiraho imvana ikagira naho ingeza. Binkundiye ariko ntago ari ibintu bipfa kwizana. Bisaba gukora cyane ariko nanone iyo bikunze birakunda. Ni iki wabwira nk'abantu baba badukurikiye bakunda inganzo bakavuga ati uyu mwana namuzamura, uyu muntu afite impano, uyu musore rwose hari icyo namufasha? Abantu baba bifuza kuba babona hari icyo bamfasha rwose nta kibazo banyegera bakamfasha, nta kibazo ufasha bwabo ndabukeneye. Noneho tukinjira muri bwa buzima rusange rero, Metusela aravutse asanga kuri iyi myaka ye isaga 15, reka ngire nyo ntago ndayivuga. Yawe ngize umwana. Nyine ndavuze isaga. Irenga. Nanjye simvuze iri munsi uri hejuru ya 15. Nshaje nk'isambu sinkubeshye. Noneho asanga ari yajwi ni kuri yariri. Ndetse noneho n'isura ye ndabona nta hormone z'ubwanwa nazo wazanye. Ubwanwa buri kuza ahubwo munyitege muri iyi minsi iri imbere. Noneho usanga n'iryo jwi rirahari, noneho ugasanga hari n'abantu bakwitiranya. Harano warotubwe ko hari igihe ku ishuri hari abajyaga nyine bitagenda neza bakaba baguharasinga. Wenda ni iki wabwira abantu bashobora kubona umuntu nyine hari ibintu byitwa ngo kujajinga kava y'igitabo ariko utarebye ibikirimo? Ni iki wabwira abantu bafata abantu bitewe n'imiterere y'uko bavutse bakaba babafata mu buryo butandukanye? Abo bantu ngiye icyo nababwira ntibakajya bacira umuntu urubanza kuko ntago baba bamuzi. Kubera yuko nanjye samutayemo ushobora kumbona physically ukavuga ati physically uko mbonye kumva uranyanze, ariko akenshi wowe wanyanze, akenshi utangiye kumenyera urankunda kuruta uko wambonaga. Niyo mpamvu nabwira ngo abantu ibintu byo gucira abantu urubanza bitewe n'imiterere yabo na physical appearance zabo ntago ari sawa. Noneho tugera ku musozo w'ikiganiro n'iki wabwira abantu bari kureba iki kiganiro ndetse n'abakunzi byitwa The Tem TV ndetse n'abakunzi muri rusange b'ibihangano byawe cyangwa bakunda ibintu by'ubusizi? Cyo nababwira bakomeze bakurikire iyicano cyane ko ndakeka tuzakomeza gukorana. Bakomeze banibuke gukora subscribe kandi ibyiza biri imbere kuri iyicano, ariko icyitonderwa bibuke gukora subscribe. Hari tugera mu kantu nsoje ntabirabivuga, hari akantu kaba karagutunguye nko kuri stage imwe cyangwa ahandi hantu kagaragara umuntu akakujajinga ku ijwi ryawe, akantu nyine kagutunguye wenda mu gihe runaka? Akenshi nagiye performinga mu marushanwa agiye atandukanye mu bijyanye n'amapoeme. Samutime akenshi abamama akenshi baba bahari bakunda gufatwa na emotion cyane bitewe n'ukuntu bambonye nyine. So nkaba navuga umuvugo bagafatwa na emotion nyine bitewe n'uko banyumvise, bitewe n'uko bumvise ijwi ryanjye. Ni ibyo ngibyo nyine ukabona ni ibintu biri amazed ukuntu nyine ukabona mu mama rwose aratunguye pe, ari ukuntu abamama bagira emotion bakabigaragaza ukabona bakaba barira ibintu nk'ibyo. Nicyo kintu nigeze mbona gitunguranye. Hari stage yo yagutunguye mu buryo bwo kutagushimisha bitewe n'ijwi ryawe? Oya, nta stage nigeze performinga ngo mbe ibibe bitagenda neza ngo ijwi ryanjye ari ryo nshinze amakosa. Ntayo. Urakoze cyane. Urakoze.
Watch, share, and spread the word. Subscribe today.